mfite umufasha wanjye n'umwuka wera. Ubwo rero uko mujyanye humura niko ari buze kugaruka, ntabwo ndi buze konona. Ngaho ntwaza sha ntazi utu twose njye kwisuzumira igifu. kandi burya ngo umujinya ujinya uwijinye. None rero haswa mufike ko ndababa murakariye, ariko izina haswa rirakomeye cyane, ndetse no kubona ubusobanuro banza nubwo wajya mu nkoranyamagambo utapfa kubibona. Cyakoze ngiye muri Bibiliya mbasha kubona abandi bahanuzi batangizwa n'izina ha. Tubwira umwe muri bo. Umuhanuzi mu gitabo cya Bibiliya utangizwa n'inyuguti ha. Ndakurahiye da, ati nubwo naherekeje haswa ntago nitwaje inkoni ireshya nk'iyo afite, ati ntabwo nabimenya nubwo yaba hose sinamenya kumuvuga, natambuka gikwicirira mu ishuri rya Bibiliya butazabyitoze neza. Ngaho genda hariya mu ishuri rya Bibiliya rigana iburasirazuba. Ugize ubwoba se? Kumva se igitima giteratera gitimba kitimbya, impamvu yawe ari iyi? Nta gitima. Buriya rero yitwa Haswa Emmanuel kandi n'imfura, ariko buriya nawe dushatse twagutoza ishuri rya Bibiliya ukazabasha gutsinda ibitego nk'ibyo yatsinze. Ujya usoma Bibiliya? Umudivanisi w'umunsi wa karindwi ati njyayo rimwe na rimwe nkambera nk'umushyitsi, ati ariko Bibiliya njyewe ndayisoma. Buriya se igitabo cy'itangiriro gitangizwa n'inyuguti ya I. Tubwira ibindi bitabo byo muri Bibiliya bitangizwa n'inyuguti ya I. Habanza I tangiriro, hanyuma hagakurikiraho yewe nawe turamwohereza ku ishuri ntamenya ko iyo habonetse itangiriro haboneka n'ibyahishwe, hakaza n'imigani. Yewe naga n'ishuri koko ndabona Firijas agifite akazi gakomeye ko gutoza, aracyafite akazi gakomeye ko gutoza rwose abasore be. Nari kuvuga ati ayi mama ndarara hati sige uri buhigura ko yahugira hibyo oya mutaragira impugenge wenda kuzi n'uri shuri nturarirangiza. Bajyaga baguhimba puma. Murakoze cyane. Cyakoze abasigayeho ndabona no yenda kugira utwa. Ubundi mu Rwanda hari abasore banze gushaka bafite amafaranga menshi bibikomerezwa, harimo uwitwa Bwira nka babiri uzi numve ko wamenya bagenzi bawe. Barahari umusore mwiza uzi gutera imitoma gatomora witwa King James. King James burya ngo nawe gushaka byaramunaniye, aho ntushaka kumwigana cyangwa uzaba nk'undi witwa Garasiyani Seburikoko ngo nawe yanze gushaka, ariko kandi bahaswe bamwitegereje bakamureba baravuga ati bareba babaye muri mari matinabwo bazabigana. Iki gisoma Bibiliya kubera kudasoma Bibiliya, kandi ubuse urumva uzabasha kurasanira urugo ukazagera no mu ijuru utajya usoma Bibiliya? Reka twe kukugora ahubwo ujya mu ishuri rya Bibiliya umenye yuko isi ya mbere mu gihe cya Nowa yarimbutse, nabo ubu ntibazabasha kurokoka nibatubaha. Isi ya mbere rero yarimbuwe n'umwuzure, harokoka abantu 8 barokokera mu nkuge. Iyo nkuge yari bajwe mu giti cyitwa ngo iki? Ntakugoye ntabwo nyizi. Ati ntakugoye ntabwo nyizi. Icyo giti cyitwa goferu nicyo cyabajwemo inkuge yarokokeyemo abantu 8. Aba rero ntago barabinjya rugamba, baracyarindirira rugamba, bakeneye kwicara ku ntebe y'ishuri bagasobanukirwa amateka ye nyakubahwa nyakugira Imana. Nuko ejo bundi rero haba himitse nyakubahwa Perezida wa Repubulika
arareba kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere, akagenda ahindura guverinoma, agashyiramo abatwara abakomeye, akagenda bamwe bahindurira imyanya. Minisitiri w'intebe mushya wa leta y'u Rwanda yitwa nde? Rwanyonga ati rwasabaza b'amayinka twataramye. Ati rero nari nzi ko mbazi ibya Bibiliya niteguye kubihakana, ariko n'iby'iwacu mu Rwanda simbizi. Buriya rero ikigora urubyiruko iyo bikurikira amakuru bareba ari uko wamubaza ibya Nyagiso yabikubwira, ibya Danizo yabikubwira, ariko ibyubaka u Rwanda byo ati ndakurahemba n'umwambi. Yewe igire mu ishuri ry'abitoza Nsengiyumva Justin Butanza mubwira azabagorora kebura urubyiruko kugira ngo bamenye amateka y'u Rwanda, bamenye amateka y'aho isi igenda. Ese dawe nyakugira Imana ko twamaze kubona haswa uriya Fulgence none ntiyashyize agatima impembero tugatarama bigatinda. Haswa we unyemerere abo bahungu mwagendanye nawe usibye ko ari n'abaswa, nubona badakwiye kwicara uyicarire ubihorere, ariko nibona hari icyo ukwiye kubategeka ubaramburire buriya ngo ubaheshe umugisha nabo bicare, hanyuma nawe uteke nyuma. Amahitamo ni ayawe, nubona bakwiye guhagarara rwose witurize hanyuma wiyicarire. Ahubwo ati mumanuke bashate mumajije isoni gusa ariko nta kundi ati ndabihonda ningera mu rugo. Ngaho ahasigaye nawe teka natwe dutekane. Ndumva Fulgence yakomeza dawe, twebwe turanyuzwe. Yaba afite ikindi cyifuzo reka nkomeze kuri Moise aratambuka n'abasaza be, nimutambuke mugatete n'imfurane, nimutambuke mwegere n'andi birenze ibyumba kujya imbere, tugera aho ducukiriza igitaramo cyacu. Mutambuke kandi dawe nyakubahwa abamutwa b'umuryango w'igihugu butambuke. Igendere se mukundwa, yewe ugiye se ishyanga, yewe uzindutse arahataha, wizere tuzagusura twese. Igera imbere komeza mwongere intambwe. Yewe ujye uterera amaso, yewe ku gafoto wahawe, mwari we mu rwibutso. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nimumureke agende u Rwanda rugira beza we, nimumure baragiye. Amashyi 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 amashyi. Nimumure baragiye. abandi u Rwanda rugira beza we, Nimumure baragiye. ateye amayaga akenyera, nyenyeza mawe nigendere, basize banjye bamerekeze, barumuna banjye bamaga ko nawe u Rwanda rugira beza we, nimumure baragiye. Baramutse sha, baramutse neza, baramutse nawe sha. None we murekuye mushiki wanyu, we murekuye gira hino bize. Baramutse ba amahoro, meze neza, kuruhimbi se bimeze neza. Izere rero mwana wacu wabonye umuryango mugari wacu ko uhari hose, wababonye. Hanyuma dore n'abanyabusenge n'abariya abaso wanyu ngaho. Uyu munsi rero twaramukiye mu birori byo gushima Imana no kwishima, ariko kandi twari tuniteguye abashyitsi bakomeye baturutse Igisari na Kibanda. Se Igisari na Kibanda urahazi mwana wa? Uriya mugabo reba hariya, turi uriya wambaye amadarubindi, gira hino urebe neza.
dore uriya yitwa Fulgence akaba kuri uyu muryango mugari wo kwa Haswa, yaje ari simusiga itari kore, yaduteretse amuki, hanyuma kandi batubwira n'ijambo rikomeye, batubwira ko umuhungu wabo witwa Haswa ngo mukundane. Hanyuma bivuze dusanga ibyo bintu turabizi, ariko twibutsa ko umunsi wo kugusaba no kugukwa ari uyu munsi. Hanyuma aragusaba, turabyemera, turamukosha, aradukwera, turazishima. None Haswa hari impamvu yatuma utamushyingirwa mwana we? Aravuze ngo ntayo. Impundu zivuga rimwe se turaziha umugeni kandi reka. Data wacu yabivuze neza, tuzabigisha no gutanga impundu nitubona umwanya, ariko Furusha igira hino cya kibazo wari ufite. Yego, akira igisubizo. urakoze cyane. Reka nakire igisubizo cy'umuryango. Hanyuma Benjamin reka nikuriremo akandi karenge, ubwo ibindi nawe ubyimenyere, uri mukuru. urakoze dawe. Reka nkundire mpamagare Haswa atambukana ubwema n'ubwemera, aratambuka Haswa, kandi ntushinga ahubwo shingura rero, tambuka rwose nkundire, maze n'aba bashiki bawe bagenda bagutwaje inkwano bakube hafi kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Murakoze cyane, nimumube hafi ba bashiki ba Haswa yewe baje bamutwaje impano. Tambuka rero, tambuka Haswa, reba hano, reba hano. Tera gatanu. Komera cyane. Rero umuryango wantumye kugusabira ubanza urebe ko ariwe nusanga ari urambwira. yavuze ati niwe. Usigaye rero amagambo naharirwe nankana, ubwo ari we rero ngaho mwakire. Urakoze cyane. Arakoze cyane rero, ndabona rwose Haswa Congo imbere avuga ati muraho bonfrere, ati muraho neza, ati ndabizerega ntikoze ngo ntimwamurekura, ati ntago mwamurekura, ati ibyo mbizi neza, ariko hano hari akabaruwa nabateguriye, ati mubundire mugende mugasome, ati n'ubundi hari igihe najyaga nza mugahigama mwagiye kwirira ibisuguti hafi aho, ati n'ubundi muhigame, ati ubundi mbashe kwiganirira. Ati murakoze cyane bonfrere. Nibwo rwose baramurekuye bavuga batumva, ati ahasigaye nawe yikebanure, ati n'ubundi nitwari kuzamugumana, nkundira Haswa maze unkundire kandi ntutebe kuko amadakika ari kuturya isata burenge. Umushyireho ikimenyetso cy'uko ari umwe rukumbi mu magana menshi, umwe rukumbi mu magana menshi. Amubwira ati rwose niwe nakunze urudashira, ati ikimenyetso nuko uri umwe rukumbi mu magana menshi ukaba ubasumba bose, ati byiza cyane. Arakoze cyane, ati kuri musumba zose niho ubasumba bose. Si ibyo gusa kandi amuhati igihuru giharaza urukundo. Arakoze cyane, si ibyo gusa muyizere nawe atuje cyane, ati urakoze cyane sheri, ndagushimiye n'ukuri rwose, ariko mana ubundi rwose Haswa naragereje. N'ibindi byinshi cyane. Si ibyo gusa kandi Haswa yanamuteguriye impano idasanzwe, ati mukunzi mwiza uko itatse niko utatse umutima wanjye, ati ndagushimiye. Abuzukuru b'abazungu bazingatiye ayo mateka,
murakoze cyane. Si ibyo gusa kandi Charlotte nawe avuga ati mukunzi wanjye ntago wampa impano ngo nanjye mbere kuguha iyindi. Abo bakobwa batwaje Muyizere nimumuhereze, byiza cyane. Reka mbonereho gusaba kandi babyeyi ba Muyizere Charlotte ngo nimunkundire mwegere ijuru maze mutambuke. Charlotte abereka igitaramo gitangaza, uwo yihebeye ari we Haswa Emmanuel. Babyeyi ba Charlotte nimuhaguruke, papa na mama, hanyuma namwe ngo Haswa yabageneye impano zo kubashimira ko mwareze neza. Nimunkundire mutambuke kandi mudatebye. Babyeyi ba Muyizere nimwe mwahamagawe. Reka kandi nsabe abajene mama mwaje rwose kudufasha, byaba byiza mukate kuri iyi nguni hano mukinguruka abantu, kimwe n'undi wese urabafasha impano, amara gutanga impano nawe arajya higama. Mukinguruka abantu. Babyeyi ba Muyizere nimubegere n'abana banyu mwitinda. Ubwo kandi bamwe batwaje Haswa impano mube hafi, abatwaje Haswa impano mube hafi. Yego mutwaje inkoni n'ingofero. Murakoze cyane. Umukobwa afata ihutara uwatwaje ingofero zambika ingofero vuba Haswa bakerewe. Amuhereza impano rwose. Umusaza Sharira avuga ati mu mudugudu wa Mirambo uyu munsi ndayoboye. Sibyo gusa tunyemerera unyakira urukinga ruzagukinga imvura n'izuba. Ati kandi unanyakirira ishyimbo, ati uzayishigikiriza ahamanuka n'ahanyerera. Ati ni ikimenyetso cy'uko nakunze umukobwa wanyu. Ati mwarakoze babyeyi, ati mwarakoze cyane, ndabashimiye. Ndasaba abafotogarafe b'umwuga kugira ngo twe guteba kuko amasaha ageze. Isegonda rimwe riraba rihagije kuba igikorwa runaka gisoje. Murakoze cyane. Byiza cyane. Reka wamutwaje nyabitabo y'ababyeyi. Byiza cyane. Amushyikiriza nyabitabo y'ababyeyi. Ati babyeyi mwarakoze, iki ntabwo ari ikibi kibona ikigira umutemera, ahubwo ni igiseke gitatse. Ati uko gitatse umuryango wanyu niko utatse umutima wanjye. Mwarakoze mwe. Reka nsabe kandi n'ababyeyi ba Haswa nabo batambuke. Babyeyi ba Haswa nabo mutambuke. Murakoze cyane. Mwe nta mpano mwateguye se ngo muzibahe? Yego. Barakoze cyane. Ababyeyi ba Haswa namwe muhaguruke mutambuke babahe impano. Reka kandi munkundire abakameramani batarabona muhagarare kure. Ababyeyi ba Haswa mutambuke. Aravuga ati unkundire maze sinahangara gukora mu bwanwa bwa data bukwe, atari ko kuko imfura na se bangana. Unkundire maze uyimunyambikire. Uhereza inkoni witinda, nta bintu byo gukora. Barakoze cyane. Ati ibere ryawe ry'indahinyuka niryo nkesi byiza byisa, amaraso meza azira ubusira, ubugingo bwiza buzira indwara. Ati data azaguha urugukwira umwe dukunda utizigamiye. Ati muri mwiza mama.
bashimiraga abana ababyeyi babo barakoze cyane turabashimiye reka dusabe barakoze cyane umusaza papa Muyizere wahise ugenda kandi hari indi mpano baguteguriye ubundi rugaruke maze uyakire barakoze cyane murakoze cyane iyo foto ndizera yo kuzingatira amateka twamaze kuyakira murakoze cyane aka ndi gukora se nako ko nagakoze ko bahica ndashyiraho umukozi barakoze cyane turabashimiye bakobwa rwose Charlotte yaravuze ati umunsi haswa azaza nzamwakiriza uyu mutobe bakobwa baje batwaje rwose Charlotte nimubanguke bakobwa nyamuneka mwiteba ahubwo muri mutebuke murakagira Imana maze uyu mutobe Muyizere yateguriye umukunzi w'abashe kumwakiriza rwose bigende neza ntabwo biba byoroshye kuko n'ubuki bwatazwe kare kandi bubikwa kure nyemerera maze Muyizere rwose wakira umukunzi wawe tugera hino aswa ko rwose n'ababeshye n'ubwa mbere umukobwa nkoze ku munwa muri uru rwego ati rwose biraryoshye cyane kandi haswa n'abakakira Muyizere avuga ati n'undi ntanga keya ati nzaguhata keya na keke ati umukunzi wanjye atongera usome Muyizere ati ukuri kararyoshye ndagushimiye shuri ariko Imana ishimwe wenda Imana ishimire ariko isinyongere barakoze cyane reka kandi imbasabe bazoga ikirere cy'iwacu bagana imwaka haswa ndetse na Muyizere nimunkundire no kubasindagiriza abana bacogoye inzuri ziravuzwe inzara zikabizenga abanzi bati ni nziza zirakagwa nzira nyamara ku muhogo w'amata zigataha zigwamagira zigasanga bahirita batinya ko baza uratabara n'ikivuguto ntibiteze n'umutindi umwumbati umuteye munigura mutanga uwo mutera kubutaka uratabara n'ikivuguto yewe nditaba ugutwi gaje iranyumva inkubite maso uragenda vuruganya vurugu ishebe ryawe ikintu wacogoye yacera inzara nzegera muri nyamara ntacyo uragashyucyura agashyukoza ibyiza by'ibyenza byizihiza iteka ryose byandemye ubugingo nibyo ko ni inyamamare ni inyamibwa ni inyegamo Muyizere itegereje uburyo gitambuka nk'iyo bitojwe araturika ararira bati biteze ati mutarira inka yawe ndabibonye
numva nifuje kurongora iyi ngiyi nkayikowe ntabwo naba ndi umukobwa nguta mu gutwi ndakimirana mu kanunga kanyabizara nagenda bibwira data nawe anyumvisha arambwira ati mwitangatange mugende muyitange mu gitaramo mutereka cyushye umutemba amatisi n'ibasumba buranga tumwegukane ndayicyocyora mucaka no mu ikorosi ntitani right igitambo tubinikiza turagenda igitondo cyatangaza umwari yagombaga data rero unyemerera nkwite data kuko niwe ndagijwe uno munsi akira inkuyo y'inka zawe harimo ubwatsi bw'ubwoko bubiri harimo icyo twita sagamba kikwifuriza gusagamba muri iyo ntebe y'imvunwa kandi Imana izakurinda gusaza ususuruka nk'igitebo harimo kandi ikindi cyatsi cyitwa umuhurura kibifuriza kujya mubyara abakobwa beza nka Muyizere ubundi abasore b'iwacu nkabahaswa batari ba Manosisi nabo tuzajya tubazana babajyane tubabera bakwe hanyuma rero data navuze menshi umbabarire unkorere muri ubu buhanga umpeshe umugisha usigamo umugisha neza ongera ugere naho inyuma yego gera no ku matwi hose umugisha wakwira hose hanyuma rero nanyicira akanyota ubona uko ngenda nivuga data rero ndabashimiye mungabiye neza ariko hambere ahangaha herutse kujya kwa muganga kwivuza ikiyoka kintera kugugarirwa nkatoranya mu biribwa no mu binyobwa muganga nkubise igipimo ambwira yuko agiye kumpa umuti uzankiza mu minsi 3 iminsi 3 rero yashize ndagira ngo mungirire neza munyemerere nkora akangaka naka nkajyane njye kwisuzumira umubiri dore ubyaro udahatse wo ntacyo waburi wacu murakoze kumva ikiyoka k'Akanyarwanda neza aho ngaho mutemba cyushye araharakuze uyu mwari yaje namubonye hanyuma rero nimuze kugira ikibazo uko mujyanye niko mugarura njyewe nashaje amerwe nsanze izindaro ndetse n'amenyo arasaza mfite umufasha wanjye n'Umwuka Wera ubwo rero uko mujyanye humura niko ari buze kugaruka ntabwo ndi buze konona ngaho ntwaza sha ntazi utu twose njye kwisuzumira igifu bigira agaciro cyane ariko ry'Imana Yesu umugabo ikabita umugore rirushaho kugira agaciro muzihangane mwubake urugo rwanyu kandi mu mahoro ngana hafi ku musozo hari isomo dusomeye mu Bakolosayi 3 umurongo wawo wa 18 na 19 amagambo asaba cyane inshingano y'urugo ntabwo urugo ari kuvuga ruba Manuel gusa cyangwa na Shiroti gusa n'urwa twese abubatse ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye bari mu mwami wacu kandi bagabo namwe mukunde abagore banyu nimugire mute ntibasharirire ntabwo umugabo ko bagitamizi babanyira munuka nabi oya ahubwo agakumvikana mu rwanyu kugira ngo urugo rwubakike kandi rugira amahoro. Ndasaba Imana nkorera rubane nawe.
yubakira ingo abasigaye bazubaka urugo rushyashya ugiye kuzana rwo Imana irwubake mu izina rya Yesu. Reka nsabe kugira ngo muhaguruke murebane. Ndagira ngo Haswa yitegereze cyane Charlotte, kandi Charlotte yitegereze cyane Haswa Emmanuel, mukaya barambura icyuma abanye mu maso y'undi, kandi aricyo bivuze kinini. Warakoze